bakunze ibiganiro by'umugati w'ubugingo niteka kongera kubana namwe ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kandi twishima igihe cyose kubona abantu bakurikirana ibiganiro byacu ibyo biradukomeza tukabimenya ko tutari gukora twenyine Yesu abumugisha amen. Uyu munsi rero turi muri cya cyiciro cy'ubuhamya aho tuganira abantu batubwira aho bamenyaniye na Yesu bakatubwira uburyo babanye nawe akabagirira umumaro n'abakigiye rero nagira ngo twakire umutumirwa wacu mu cyiciro cy'ubuhamya. Uyu munsi nagira ngo yivuge ntabwo ndi bumuvuga amazina ariko n'umuntu mbateje amatsiko reka tumwakire. Yesu ashimwe je nitwa Iribagiza Rose ndi umumama wakijijwe wakiriye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwe nkaba nubatse mfite umugabo n'abana 4 rakoze. Amen Rose. Abana 4 je mbona ukisigaje abandi nka 5 ya Imana ishimwe cyane. Nkunda gutangira nshimira abatumirwa kuko amacano ni menshi ariko niyo umuntu akwizeye akaza mba numva ari ubuntu twagiriwe. Rero nagira ngo Rose tugende tumuganireho tumuvugeho ariko mbere na mbere ijambo ry'Imana ratubwira mu byahishuwe 12 umurongo wa 11 haravuga ngo nabo bamuneshejeje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo ntibakunda amagara yabo ntibanga no gupfa. Amen. Agiye kutuganiriza ku buhamya bwe. Kuki dutanga ubuhamya? Ubuhamya ni ikintu kiba kitoroshe umuntu abaje kwivuga abaje kubwira abantu ariko Imana yacu niyo guhamirizwa. Niyo mpamvu biri tugiye ngo bamuneshejeje ijambo ryabo ryo guhamya. Mu buhamya habamo imbaraga habamo kongera kwiyutsa wowe urimo kubivuga no gukomeza abantu barimo kukumva barimo kunyura wowe wanyuze. Rero ni ibintu twahaye agaciro hano kuri Bread of Life nagira ngo rero ntamutindiye abanza tubwire amazina ye yatubwiye. Yesu ashimwe. Amen. Nagira ngo rero twakire Rose abantu bacu utubwire sabacu gusa ariko nanjye mba numva ndi gufashwa. Nagira ngo tubwire kuva ufite ubwenge niki wabonye umuryango wawe ushaka kutubwira mu cyamake Rose ndi mu ntoki kugira ngo tubwire hahandi none wakijijwe watubwiye ko wakijijwe turaza kubigeraho. Karibu. Urakoze cyane. Mbere ya byose mbaje kugushimira nanjye kungirira icyizere ukantekerezaho kumva ko ari ikintu naza gutanga ya nukuvuga ngo ngiye nko nababwiye amazina yanjye. Ndibuka nkiri umwana muto ntangiye gukura nakuriye mu mahanga nakuriye i Burundi niho navukiye mvuka mu muryango usanzwe ukennye nk'impunzi zose urazi iyo umuntu yavukiye hanze abataravukiye mu gihugu cye ubwo mvukira mu muryango nk'abandi bana bose mfite umuryango mfite basaza banjye mfite bakuru banjye mfite ababyeyi ariko mvukira nyine mu muryango usanzwe w'abakene mbese ya ariko mu gukura kwanjye nakuze ndagakobwa kari sharp sinzi kuba sharp cyari cyo niba navuga umukobwa ukerebutse ya herebutse nkunda ibintu by'indirimbo nkunda ibintu byo kubyina cyane ngira ni nabyo byandanze mu buzima bwanjye so nkura gutyo ndandiga amashuri. Ndibuka umusaza wanjye yanyishuriraga amashuri yari umushoferi niwe yari responsable wanjye arapfa apfuye uwundi araza nawe afata relève umusaza wanjye kwa data wacu ya ndiga nyina aranyishurira nawe mboneyeho kumushima nubwo ntamuvuga izina ariyizi ya hanyuma mu gukura kwanjye rero nakuze meze gutyo. Ndibuka ku ishuri ahantu nigaga kuri Saint Albert habaga inyigisho z'umuco wa Kinyarwanda urazi Saint Albert yari amashuri y'Abanyarwanda ari mu gihugu yari Burundi navuze Bujumbura. Hanyuma habaga inyigisho bigishaga umuco wa Kinyarwanda bakigisha kubyina bakigisha ibisanzwe bya danse moderne bakigisha amateatre ibyo byose narabijyagamo ko numvaga mbikunze ariko nkibanda cyane kuri ku madanse moderne cyo gihe nyine zikizungu yego hanyuma nyine mbijyamo cyane ku buryo hari akazina bari baranyitiriye ubwo abazabona iyi video
twiganye barahita babyibuka banyitaga funkiste nari nzi kubyina imbyino zose zibaho ari umunyamujyi nari umunyamujyi muri iyo cadre y'amadanse ariko ibyo simbitindaho cyane igituma mbivuze nuko biza kwafekta mu buzima bwanjye bundi bwa nyuma kuko Imana nibaza ko Imana ikorera muri twebwe ikoresha ibyo dufite ikoresha ibintu dukunda muri twebwe mu buzima irazi ikagusanga aho uri igusanga aho uri ntigukura aho uri igusanga aho uri none ikagukoreshereza aho hantu uri niyo mpamvu nahagaze cyane kuri icyo kintu ubwo mu buto bwanjye n'ubwo nyuma nagiye i Kinshasa ubuzima nyine burakomeza niho naje guhura rero n'agakiza nk'uko wari bavuze ubuzima nubwo nabaye mu buzima bw'ubukene ubuzima bwo kwiga nk'abandi bana mu buhunzi ariko aho hose nubwo nari ntaramenya Imana hari ukuntu Imana ikurinda ikaza kugeza ku gakiza kawe. Amen. none se hose uratubwiye ngo wahise ukizwa muri Kinshasa igihugu cya Zaire kera icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Icyo gihe nari mfite 19 ans. Wari muto. Nagiye mfite 19 ans ariko nakijijwe mfite ma 20. None se ko numva wari muto kandi ukatugira ubuzima bw'umuryango hari icyo wahuye nacyo cyangwa se ni iki cyagutumye gukizwa? Ni iki cyaguteye inyota yo gukizwa? Gukizwa ikintu cya mbere ndabanza mvuge ko ari ubuntu kuko buriya gukizwa n'ubuntu mbere ya byose n'ubuntu bw'Imana kuko ijambo uraryumva rigaca hano rikagenda kandi wari urikeneye ariko iyo ukijijwe rero n'ubuntu kwanza ndashimira Imana rero ko ubwo buntu yangiriye kugira ngo numve ijambo imenye. Ikindi cyatumye nkizwa nibaza ko ari nacyo Imana idufashije natwe twakora kuko nicyo Imana iduhamagarira nakikujwe cyane n'abantu basenga ndumva aricyo kintu cyankuruye mbere yuko navuga petetre ibyaha cyangwa ibibazo byanjye byatuma numva nkeneye Imana kugira ibinkemurire ubuntu bw'Imana ndabushimira cyane. Ikindi kugira abantu bagukikuje basenga ni ikintu cya mbere. Ndibwa nkiri umwana muto navukiye mu bakatolike mama wanjye na papa wanjye n'abakatolike mvuka mbatijwe urabize ukuntu bimeze iyo abantu barakoze mariage mu bakatolike umwana niyo yavutse bahita bamubatiza akitwa ko abatijwe uko rero navutse meze gutyo nkunda Imana. Noneho ikintu nibuka neza nibuka tujya muri gusenga hari ukuntu basomaga inzira y'umusaraba iriya nzira y'umusaraba bavuga Yesu ukuntu yapfuye ukuntu bamutoteje biriya byose narariraga ibaza umwana mutoya mu rusengero rw'abakatolike narariraga nkavayo amaso yuzuye umutima wo gukunda Imana nahitaga mviva ubwo buzima Yesu yabayemo nkarira ndabyibuka cyane ariko nyine ndakomeza ndakura nkurira muri uwo muryango maze kugera mu adolescence tumaze kugera muri secondaire nyine niho natangiye noneho kubona abantu bakwegera bakagutoteza ijambo ry'Imana sinzi impamvu ubu bitakibaho ubu sigaye ugira inshuti mukagendana ntumubwire iby'Imana kandi ukijijwe cyangwa ntabone kuri kumutoteza wowe ukamubera ntuza témoignage ariko we ntumushireho kwagutoteza. Nge rero agakiza hari abantu batatu nashobora kwibagirwa mu buzima bwanjye bantoteje ku buryo maze no gukizwa nahise mbibuka nahise mbakurura ntiyo menya cyagiye babimbwiraga nari guhita nkizwa nkumva narataye umwanya kuba ntarabumvise icyo gihe. Uwa mbere yari umukozi wo mu rugo wo kwa musaza wanjye. Uwo musaza wanjye nyine navuze yamfashije wo kwa data wacu naragenda nkajya muri vacances nari mfite ma 13 imyaka 13 14 gutyo. Noneho uwo mukozi yari umupantekote i Burundi babitaga abapantekote nkuko wavuga mu adeperi wino. Yego. Noneho wakitegura ku cyumweru yarangiza agategura abana bose bo mu rugo. Ngendi baza ko yatinyaga ati nimba siga bakagira icyo baba baraza kubambaza akadushorera twese tukajya gusenga mu bapantekote. Noneho nagerayo nari wa mwana ufite
urabona adolescence y'u Burundi icyo gihe twabaga dufite pink, dufite queue de cheval karekare k'umusatsi, wambaye jeans, wambaye ibikomo, wambaye amahereni. Donc wahise uva Kinshasa muza mu Burundi? Oya. Ndi kuvuga aho nahereye kumva abantu. Ni ukuvuga ngo natangiye kumva ijambo ry'Imana, abantu bankikuje bambwira ijambo ry'Imana nkabyirengagiza. Ubwo rero nabitangiriye aho. Noneho Kinshasa niho nakirijwe neza. Ariko ijambo urumva ko bari impakije ku nguvu. Mbese watubwiraga ko hari ukuntu abantu bagukikuza. Itumye abantu. Ni byiza cyane hose. Ni ukuvuga ngo wako hantu nagiye mu bapantekote, ijambo ry'Imana rikamfata nkumva nakizwa, ariko nakwibuka abantu bandebye kubera ukuntu nasaga. Hari ukuntu umuntu akureba gutya agahita gushiraho akabona ko dakwiriye, ntukwiriye wowe, urumva. Noneho bo bari n'abanyedini, yabonaga niba utambaye igitambaro mu mutwe, niba utambaye ijipo igera hariya hasi, ntukwiye kuba uwabo. Noneho nakwinjira ijambo rikamfata nkarira pe, ariko nasohoka nkumva sinzakizwa kubera bari abantu. Ninkizwa bazambwira nkureme jeans, bazambwira nkureme ndeke ibyo nkunda, nikundiraga imiziki ndeke imiziki kubera nkahita mba ntuza. Hari n'undi twiganye ni n'umupasiteri wa Afrique du Sud, twiganye nawe antoteza sasa, ambwira ngo no Rose ugomba gukizwa. We antotezaga nkaho ahubwo nzapfa ejo, agashaka nkizwa uwo mwanya kugira ejo nimpfa. Niko nabibonaga nkamutuka. Urazi ukuntu abantu batukanaga, iyo utumva ijambo ry'Imana wumva bari kukuvangira. Ndamutuka cyane, ariko ibi byose nyine sinakijwe icyo gihe. Noneho ngeze Kinshasa niho nahuye, nageze ahantu nabaga kwa mukuru wanjye, hari umwana we mukuru yakundaga n'umwana aba hejuru yacu, twabaga muri etage ahantu bita Gombe. Noneho uwo mukobwa twaranganaga. None ukabona umukobwa asa neza, afite imisatsi miremire, ari makiya, yambara ibikomo, yambara imyenda miremire. Noneho ngiye nkagenda iwabo, ngiye gufata umwana wacu yagiye gukinana n'uwabo, nagera nkasanga bari mu masengesho. Nasanga bari mu masengesho ntibanyirukane, nkagenda nkicara bagasenga, bagakomeza basenga, ntibashake no kunshiramo, ariko ukabona ko ariyo tendance nubwo batashaka kumvangira. Noneho nataha namanuka hasi wacu nkatangira no ariko uriya muntu ko akijijwe, ko avuga ko akijijwe kandi asa neza, urumva. Kuko kera twari tuzi ko abantu bakizwa ari babandi banyakujya cyangwa bambara ibitambaro bakiyanga ibintu nk'ibyo. Ariko uyo mukobwa aranyatira, numva mbaye pre. Noneho wambwira ngo ngwino nkwatuze cyangwa ngwino ukizwe, ndakizwa. Icyo gihe nta muntu nabonye ambwira ngo n'uwo mukobwa nubwo yarakijijwe, nyuma yahise aba inshuti yanjye, ariko ntigeze nshiraho pressure. Ya pressure yo kuvuga ngo ngwino dusenge, ngwino tugenda. Noneho hagataho haba igiterane kinini cyane kibaho Gombe, ni Apotre Masasu. Icyo gihe yari kiri pasiteri, yitwaga pasiteri Rene Masasu, yatangiye kera. Noneho yari afite igiterane. Icyo gihe mba atire yo kujya muri icyo giterane. En plus hakurikiraho kumva ko hari umunyarwanda, kuko iyo uri mu mahanga ukumva abanyarwanda wumva wagira wajya kubasanga ko umva ari famille yawe. Tubyumvise gutyo na grande sœur wanjye tujya muri icyo giterane. Ndakubwiye ngo ntumbaze ijambo yavuze, ariko yatangiye kuvuga ijambo ry'Imana, ari ndarangiza ndira amarira agera hano. Sije nabonye avuga ngo nimuze mukizwe, nahise ngenda niruka. Ndagenda ndakizwa. Uko niko nakishijwe, nkizwa. Mu gukizwa kwanjye rero sinzi ukuntu nabikubwira, nagize amahoro ateye ubwoba. Numvise hari ikintu kimvuyeho kinini cyane. Mbere ko tubwira ibyiza, nagira ngo sobanure gato ku bijyanye n'idini. Ntabwo umuntu aba avuze ngo abakatolike ntibasenga, ariko gukizwa muri make ni cya gihe uba ufite iyindi myumvire ku Mana, kuri level
ku rundi rugezo bigatuma noneho ushaka gukora ibyo ushaka ukakira umucyo ubundi ukagutuma ukora ibijyanye n'iby'Imana gusaba. Ariko turabizi ko hari abakatolike bakizwa, hari abantu basenga Imana, hose hari umugeni wa Kristo kandi ndazi kubizi. Ndashima Imana ko Imana yagufashe hakiri kare. Urabona ko ufite 20 wari mwiza cyane, n'ubu umuntu akurebye abona aratekereza kiriya gihe. Ndashima Imana ko Imana yagurukije ingabo nyinshi, ariko tunafashe umuntu ariko tureba yumva afite ibintu biri kumuca intege, bimurebera cyane inyuma. Ntukareba umuntu umubwira Imana no umucira urubanza. Umurimo n'uw'Imana. Imana niyo izana Mwuka Wera kigisha umuntu kureka ibyaha no gukora buhoro buhoro uko yahamagawe amezi akagenda ahinduka. Yesu raduha umugisha. Ndashima Imana rero ko umukozi w'Imana yakoresheje kiriya gihe akazana ububyutse nabo bandi baje nk'abamarayika mu buzima bwawe. Rero hose none amahoro ni iki cyahise kikubaho? Rutangiye kubitubwira nagira ngo none ubyinjiremo neza, utubwire umumaro w'agakiza ni iki cyahise kikubaho wewe, none utubwire nicyo byamariye umuryango wawe n'igihugu cyawe. Ikintu cya mbere navuze, iyo ukijijwe ugira amahoro mu mutima. Yenda adatangwa n'abantu, adatangwa n'ibintu, adatangwa n'ibyo utunze cyangwa n'abo ufite. Yandi yibwina. Numvise wagira ngo hari umuturo umvuyeho ntashobora gusobanura. Ikindi, iyo maze nkimara gukizwa, hari ukuntu uhita uhinduka. Urabona nk'iki kiganza, urabona hano nkihasa na hano, uhita umera gutya kandi ukabyiyumvamo. Nahise numva mu myitwarire yanjye mpindutse, ibintu nakundaga byose biba birahagaze kandi bihagarara. Atari kuvuga ngo ni hari imbaraga zajemo nishiramo imbaraga zo kuvuga ngo ibi bintu reka mbihindure. Oya, numva bijemo denku. Urumva nkuko nakubwiye, nakundaga imiziki Yesu, akunda no kuyibyina cyane. Maze gukizwa numvise icyo kintu, numvise ahubwo bibaye induru mu matwi yanjye. Numva ahubwo biri kuntera iseseme, nkumva nta mwuka mfite kandi ukongera gushaka kubyumva. Urumva ikindi, hari ukuntu n'ukuntu nari meze mu buryo bwo hanze bwahise buhinduka denku. Nkiri muto nari meze garçon manqué, sinzi ukuntu bavuga. Nitwaraga nk'umuntu, sinari nzi gutwara isakoshi, nambaraga jeans gusa, nkambara udupira. Urumva, ariko maze gukizwa ibyo vestiaire yahise ihinduka. Mwuka Wera yakuyobora cyane. Ari pasteur Byamye kuvuga ngo umuntu araza gutegeke. Je nta muntu yantegetse mu gakiza kanye, nta muntu yigeze antegeka ngo reka iki cyangwa onge. Oya, nagiriwe ubuntu kabisa. Ndakubwira ngo narahindutse, ntangira kwambara amajipo maremare, ntangira kuba umukobwa wujuje ibyangombwa w'Imana mbese. Amen. Urumva ibintu byose birahinduka. Ya muziki rero narayihagaritse, ntazi niyo nzaririmba ariyo, kuko cyo gihe hari sinakundaga no kujya hanze cyane. Nari twari dufite abana turera mu rugo, ugasanga ari gihe mbasigaranye. Noneho uretse kujya mu biterane gusa, none nkavuga ni sinzi ahantu nzakuri indirimbo. Chance cyangwa Imana nagize, rimwe ari dimanche dushiramo televiziyo, mbona nibwo bwa mbere nari mbonye indirimbo z'Imana. Mbona uwitwa Ron Kenoli ari kuramya ahimbaza muri ya ritme yanjye nikundira. Umva narishimye ntushaka kubyumva, ndishima cyane. Nari mfite na mukuru wanjye ubu yarapfuye, nawe yakundaga muziki. We yarafite valise, urazi kugira valise yuzura amakasete y'indirimbo gusa. Noneho muri za ndirimbo nzijyamo nsanga kumbe nawe afite indirimbo z'Imana atarazi ko ari z'Imana. Zose ndazifata, umva ndanezerwa, numva cya kintu cyanjye peut-être cyari kuba ikigeragezo kugira ngo nkomereze mu Mana, kiba kibonye igisubizo. Kuri Paulo Yesu amuhamagara, ushatse imbaraga wakoresheje hariya mu kwica abana ba ndashaka uzikoresha mbega byese biba inyungu ku bwami bw'Imana. Urumva basi ubwo indirimbo mbadazibonye numva ndaruhutse, numvaga ariyo cyari kuba ikigeragezo kuri jewe. Ubwo nkizwa gutyo, ariko muri make ikintu cyahindutse maze gukizwa n'ibyo. Imyitwariro yarahindutse, mu mutima ngira amahoro. Kandi iyo umuntu akijijwe uhita umenya ukuri.
hari ikintu witaga ko ari cyiza, ikintu witaga ko nta kibazo gifite, iyo kumaze gukizwa Imana ikikwereka ko kidafite umumaro kandi ari kibi, iguha ubwenge. Urumva ni ukuvuga ngo mu Mana niho mu gakiza umenyera ibintu byinshi. Urumva ni nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo tu me permis mais tout n'est pas utile, ngo byose ndabyemerewe ariko byose bifite umumaro. Ugasanga hari ibyo wagendagamo wumva ko ari byiza, ariko wamara gukizwa Imana ikakwereka biriya nta mumaro wabyo. Urumva uko rero niko muri make narakijijwe, ngira amahoro mu mutima, mpindura imyitwarire yanjye, ari mu mvugo, ari mu myitwarire. Ikindi nahise numva ntafite envie yo gukomeza kugenda kwifuza za nshuti zanjye zindi zari zisanzwe. Numvaga nta kintu kiri kunsunikira, ko numvaga nta kintu dusangiye. Imana ikumugisha cyane. Imana yacu itugeze irahindura. Ndashima Imana rero ko agakiza kagize icyo kakumarira wewe, ariko nagira ngo wenda hari umuntu ufite iriya myaka no kudukurikira, harimo kwibaza ati si byakunda ko nk'izo nkareka wa muziki, nkareka za pantalo za makiyaje zose. Nicyo ushobora kumubwira kugira ngo yumve ari encourage? Ibyo biratujyana ahantu havuga ngo niki byamarira societe yawe, cyangwa se kiriya gihe niki byayimariye ko wahise uhinduka umuntu mwiza. Watubwiye ngo warahindutse, nagira ngo tubwire icyo byamarira umuntu. Icyambere, societe ya mbere abakwegereye, abari hafi yawe, nibo babona impinduka muri wowe. Uzi tutarenze kugerana kure, uzarebe abajene bubu, abakijijwe n'abadakijijwe, hari difference iri hehe? Ni ukuvuga ngo umubyeyi afite umwana akijijwe aba afite umutuzo muri we, ariko umubyeyi afite umwana adakijijwe, ni babandi tujya twumva bajya mu busambanyi, ni babandi twumva bajya mu mabode, bajya mu kabyiniriro ka nijoro ari abana, ni babandi bajya kwiba, ni babandi bakora ibibi, banywa urumogi. Sibyo? Ibaze ufite umwana abyirutse akajya mu rumogi, urumva ko nta mahoro ufite. Rero iyo Imana ije umwana agakizwa, ni ukuvuga ngo ibyo byose ahita abireka. Muri make icyambere, iyo ukijijwe umuryango uri iruhande rwawe nawe uratuza, ubuzi ko nta kibazo. Nubwo wasaba uruhushya ukavuga uti ndagiye, baba bakwizeye, barakwizeye, bakavuga uriya mwana ubwo agiye nta kibazo, arakijijwe, ntacyo aza kuba. Amen. Urumva icyo ni cyambere. Ni ukuvuga ngo ari societe, ari ababyeyi bawe, ari societe, ni ukuvuga ngo baba bagize Imana, nabo baba bagize Imana, kuko kagakiza nubwo ariho gahinduye, nabo barabibenefisia. Ni ukuvuga ngo bya bintu bibi bari gukora ntabyo uzaba ugikoze. Urumva niba wasambanaga, gusambana uzabihagarika, ntuzatwara zanda z'ibinyendaro unguzane mu rugo. Sibyo? Niba uri umujura ntuziba ngo ufungwe, kuko nicyo kintu kibabaje societe ubu. Urubyiruko runywa inzoga, urubyiruko runywa urumogi, urubyiruko rusambana. Uzarebe no muri gahunda za leta nibyo bashira imbere, barwanya kugira ngo, kuko urubyiruko nibwo ejo hazaza h'igihugu, ni na ejo hazaza h'umuryango, kandi igihugu gikozwe n'umuryango. Sibyo? Ni ukuvuga ngo rero abana tugize Imana bose bagakizwa, ibi byose turwana nabyo ntitwarwana nabyo. Rero kuri kote yanjye nanjye ndizera ko nubwo batabimbwiye, ndizera ko bagize amahoro kumva nkijijwe. Ndizera ko hari impact yabagiyeho kuri bo nk'umuryango. Kandi hari n'amagambo twarisoma, dusome muri Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 18. Wadusomera ntacyo? Ni ukuvuga ngo haravuga ngo tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha, ahubwo umwana w'Imana yabyaye amurinda, kandi wa mubi ntamukoraho. Amen. Urumva? Ni ukuvuga ngo Imana niba yaratubyaye, nibimbyaye niko kwagukizwa, niko kwakwakira agakiza. Nibimbyaye ni ukuvuga ngo ibyaha byose ndahita mbireka, ndahita mbivaho byose. Ufite igaruriro, ntabwo ukiyobora.
amen. Urumva kandi ibyaha nibyo isi irwana nayo kugira ngo biveho bigabanuke. Ari nayo yanyungu twakira umujene twashaka gutabikingaho nuko iyo ukijijwe hari ibintu wirinda, hari ibintu udakora bigatuma noneho uzagira ubuzima bwiza. Ushobora kuba umuntu mwiza, ushobora kuba umuntu ufite ubwenge bwinshi, ariko urakeneye Imana mu buzima bwawe nk'uko Hose yatubwiye kugira ngo abamugose ababyeyi bagire ibyiringiro nawe bigire. Ni byiza kugira ibyiringiro mu Mana kuruta kwiringira ubwenge bwawe. Ndashima Imana rero, ubwo wari uri Kinshasa waje kugumayo, ese byarakoroheye kiriya gihe kuko wari umujene, usibye kuba warabagiriye umumaro nawe ukagirirwa umumaro mu mujyi byari bimeze gute Kinshasa cyangwa se waba waragarutse i Burundi? Maze gukizwa Apotre Masasu yaramfashije, yaranyegereye, afasha kugenda kumenya ibyo nkwiriye gukora, ukuntu ngomba gusoma ijambo ry'Imana, ukuntu ngomba guhinduka, noneho akinjira n'ibwina bw'ubuzima bwanjye kugira amfashe kubohoka. Sinzi niba ari kubohoka cyangwa babyita kiridam, icyo twabyitaga kiridam mu Kinyarwanda, sinzi ukuntu nabyita. Yarabifashijemo ariko sinamaze igihe kinini hariya, niho nari ngiye kuvuga, no kuvuga ngo nahise ntekereza niba ngiye kujya i Burundi ndajya hehe. Nibuka ya story yanjye, ya histoire ya Pentecote. Urumva ndi umukobwa mwiza, mfite imisatsi igera hariya, nambara neza, ndakijijwe, ndumva nkijijwe, ariko ningenda hariya kuri Pentecote bo nibambona barambona ko ntakijijwe, kuko ndisize, mfite imisatsi, nambaye ibintu birebire, ibyo nabo barabyambara, nta gitambaro nambaye. Noneho ndibuka ko nasenze amasengesho avuga ati Imana, niba ubona ko ngiye i Burundi nkajya kugwa, mbabarira ngo mino. Mbere ko tubwira i Burundi Hose, ndashaka umuntu ari Kinshasa wenda ushaka kutubwira iyo eglise wari urimo, iyo church yitwa iki kugira ngo tubasuhuze. Muri Kinshasa nta eglise nagiyemo, ahubwo nagiye cyane mu biterane. Nagiye cyane mu biterane bigenda bikorwa hirya no hino, kuko nari mfite abana bato, umwana wa mukuru wanjye n'uwanjye tunareraga mu rugo. Hanyuma icyo gihe ntibyanyemerera ko njya ni focusinga muri eglise, ariko igiterane cyose cyabagaho naragenda. Wakomeje ukorana n'abakozi b'Imana. Urumva nari mfite Apotre Masasu, icyo gihe yitwaga Rene Masasu, niwe yari hafi yanjye. Urasenga rero? Ndasenga. Ubwo rero hagera ko sinanatinze cyane, ngira ni nayo mpamvu ntagize eglise. Maze gukizwa nahise mpanga gusubira i Burundi. Noneho muri uko kuzi Burundi ntekereza ukuntu ngiye kuzi Burundi kuri eglise ya Pentecote, ya eglise indeba mu shusho nyine yanjye, ikahita inshiraho croix, ikambwira ngo ntukijijwe kubera ntambaye igitambaro, kubera peut-être nisize rouge à lèvres, ibintu nk'ibyo. Noneho ndasenga ndabwira Imana, niba uzi ko ngiye kugwa, iyaranje ntihagire icyangombwa mbona ngume hano muri Kongo. Urumva nshiraho n'ikigeragezo, ngira nagerageje Imana, ndavuga mu minsi 3 nintabona igipapuro ndahita menya ko udashaka konjya i Burundi. Ndahita mbona ko ubona ko nzahava pe, ariko nimbibona mu minsi 3 ibipapuro nzahita menya ko nta kibazo nzakora nacyo. Umva mu minsi 2 impapuro narazibonye. Urumva ubwo nzi Burundi, nza nkijijwe, mpageze ngira Imana yari ibizi ko je sinari nzi ko hari Eglise de Réveil zavutse mu Burundi. Mpageze nagende twashikiwe mu Bwiza niho twabaga. Noneho hari eglise yitwaga Kayungiro, kwa Kayungiro, sinzi niba warahumva. Kwa Kayungiro yari kwijabe. Ku muzungu. Ebana nkajya kwasengera nkumva biraryoshye nyine, bo ni Eglise de Réveil kwa. Ndahasengera iminsi mike, noneho nkajya numva hari ibiterane kuri Odeon Palace. Nagenda nkasanga hari abajene baririmba muri za njyana nkunda, abajene bakijijwe tungana ijambo ry'Imana, abapasteri bakomeye bigisha neza. Umva mitafata decision
kuko kwa Kayungiro aho nakubwiye hari tendance kuba cyane ibiswahili kurusha ikirundi cyangwa ikinyarwanda. Noneho ngeze muri Odeo Palace sanga noneho cyane ni ikirundi. Noneho numva niho nshatse gukomeza nsengera. Ubwo niho nakomeje nsengera, nyuma niho naje kumenya ko abo bahakorera arabo muri eglise yitwa Eglise Vivante. Ubwo mpitamba umwana w'itorero. Ubwo ryari iteraniro rihuza abantu gusa rusange. Numva urugendo rukomeye kandi Imana yacu igufitiye umugambi ikora ibishoboka byose kugira ngo ikugeze aho ishaka. Urumva rero ubwo yageze muri Eglise Vivante, tubonera akaryo ko kubasuhuza bari Burundi no ku mpande z'isi. Imana ibahe umugisha, yabyaye benshi. Rero bagira ngo baze none se umaze kugera muri Eglise watubwiye ko wasanze ari ububyutse. Ese ni iyihe mirimo waba warakoze itorero ryakumariye iki riri kukwakira ugeze muri Vivante? Wasanze urubyiruko narwo rukunze Imana nkawe. Ese ni iki wahise ukora? Icya mbere nabaye umwana mu itorero. Mba umwana mu itorero, ndigishwa, nkurikiza gahunda z'itorero. Ni naho nabatirijwe, ndanabatizwa. Ariko hagati aho kubera nkuko natangiye mvuga nakundaga ibintu by'indirimbo. Nakundaga ibintu by'indirimbo no kubyina cyane. Noneho negera abaririmbyi baho. Icyo gihe yari Apollinaire n'uwitwa Julie, nibo bayoboraga iyo group. Ndabegera, bari bafite amategeko akomeye. Uwagombaga kwicara ukwezi cyangwa ukwezi n'igice byavanaga nuko babibona. Umva baranyemerera ariko bambwira ngo ubanze utegereze. Shaka muri ko gutegereza rero nari mfite umurava muri gihe numvaga ko uko biri kose nzaba umuririmbyi. Bakora repetition nkaba ndi mu ntebe hariya mbareba, mfite n'ikaye nkandika indirimbo zose banahimbiragaho, nkahita nandika ku buryo ubutaha baje muri repetition bakibaga indirimbo baririmbye bagahita bayinsaba. Ngo hari indirimbo twaririmbye hano wayitu nkayibereka. Pour dire que nari mfite umurava mwinshi. Noneho hari n'amategeko menshi, nta jwi mfite rya hatari. Ubu sinajya muri competition y'abaririmbyi. Ariko niyo kandi icyo gihe bagiraga n'ibizamini byo kuririmba. Ariko njye ntacyo bankoresheje kubera ukuntu babonaga uwo murava nari mfite. Ibaza indirimbo zose nkazandika buri munsi sinsibe kandi naririmba. Barambwiye ngo ntegereze ariko nkaza buri munsi. Noneho uyo murava wanjye wonyine utuma ndibuka ko ari Julie yavuze ngo bana ngo wowe nta kizamini cy'ijwi tubikoresha. Nari mfite ijwi ry'igikona. Urumva abahanga bavuga ngo amajwi yose arakora. Ese hose nagira ngo utubwire gukorera Imana eske ni byiza kugira ngo ubwire umuntu aratureba peut-être arakijijwe yicariye ahantu mu nguni, urabona ko wari ufite umuziki muri wowe bikagutera ishaka ryo kugenda imbere. Noraka umuntu wese yakijijwe wamugiriye ihe nama ni ukwicara, kuko icyambere ubugiye mu bantu utamenyereye nirebeyeho natinyaga ko kuriya kuntu bagendana nkumva sishaka abantu banyinjira mu buzima, nkumva ndashaka kwibera ahantu mu nguni. Niki wagira inama umuntu arimo kutureba adashaka gukorera Imana? Ese gukorera Imana ni byiza? Byakugira ubuhe mumaro? Kuko watubwiye imikorere Imana ishimwe ko amatorero abashaka wenda yiga umuntu niba azabishobora, niba akijijwe koko kugira ngo bamuhe umurimo w'Imana. Nagira ngo tubwire ni ikihe kintu umuntu ashobora kumara mu itorero akurikije impano afite muri we, kuko we waje wiyizi deja. Nagira ngo tubwire ese gukorera Imana ni byiza kuko utagumye mu ntebe ngo ujye gucurangira ahandi. Umva gukorera Imana nta kintu gisa nkabyo. Ni byiza cyane. Imana ntigutegeka gukora ibyo udashoboye. Imana igushiramo ibyo ushoboye. Ntishaka kuguha ibirenze ibyo udashoboye. Urumva icyo kintu ni ibintu bya mbere gukorera Imana biraryoshye. Kuba mu nzu y'Imana biraryoshye. Kuba mu nzu y'Imana, inzu y'Imana cyangwa itorero niwo muryango Imana yaduhaye muri ino si. Umuryango wa kabiri Imana yaduhaye muri ino si bidufasha gukura mu byo mu mwuka.
sibyo noneho mu nzu rero mu nzu ushobora kubona inzu hari ikintu gikenewe gukorwa ukicara ukirebera sibyo kandi ugikora ni wa mwana wo mu rugo wo mu nzu nta wundi azaza gukora ibintu bibyo mu nzu ni wowe wo mu nzu ni ukuvuga ngo kandi imirimo ni myinshi mu nzu sibyo imirimo ni myinshi mu nzu gukora bandi bicara buriya batarinjira neza mu nzu uriya adafite umurimo mu nzu abatarinjiramo neza ni ukuri si ukubeshya abatarinjiramo ntimuntera amabuye bakristo ntimuntera amabuye abadakora imirimo ariko icyo nemeza cyo n'umutima wanjye mbihamya nuko iyo udafite umurimo mu itorero umurimo si iyi mirimo turebesha amaso umuntu yagiye kuri podium yaririmbye cyangwa yavuze ubutumwa cyangwa yakoropye imirimo ni myinshi mu itorero ry'Imana no gusapotinga umukozi w'Imana no kureba ikintu gikenewe mu itorero ukakiza nawe wundi azana ururabyo akarutereka hariya ngo aho pasiteri aza kuvugira ijambo ry'Imana buriya nawe abakoze umurimo w'Imana na wa muntu ajya inyuma atagaragara agasenga asengera ibiza kuba mu itorero ry'Imana abaza gukizwa n'uwo n'umurimo w'Imana imirimo y'Imana ni myinshi cyane rero niba nta n'umwe ufite muri iyo yose ubutaragerayo ubutarinjira neza ndumva aricyo navuga kuri Imana umugisha muri make Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo mu nzu y'inyumba harimo ibikoresho byinshi ntabwo rero ushaka kuba uri igikoresho wenda ku maso y'abana b'abantu ukabona nta mumaro gifite ariko igikoresho cyo mu nzu cyose gifite umumaro waba uri igikoresho cyo mu gikoni waba uri vase d'honneur hose urakorera Imana genda umuhamya kandi ntaguciye mu ijambo ni ukuvuga ngo iryo jambo waruvuze naryo nari nzi ko nza kurikubwira ariko kugira ngo ube twese turwanire kuba igikoresho gifite umumaro cy'agaciro ya vase d'honneur uvuze kandi kugira ube vase d'honneur ni ukuba ugendera mu kwezwa ugendera kumva ijambo ry'Imana icyo rikubwira wowe personnellement si ikibazo cy'abantu bareba si abantu si ikibazo cy'icyo baguhera amanota si amanota wowe senga wegera Imana yawe nurangiza uyikiranukire nurangiza ube stand by utegereze ujya muri yone Imana igukoresha ikintu uva mu gikoni kubika ikimamiro ukagenda bayavaze ushaka kuba utari n'ikimamiro oya ikimamiro buriya vaze n'ikimamiro ikimamiro gifite akazi kacyo nyine mu nzu y'inyumba biri hamwe urumva Imana ni nziza Imana ishimwe cyane Rose genda umuhamya nicyo naringiye kuvuga mu bantu nabonye ngikizwa muri Vivant ko nanjye niho navukiye niho nakiriye agakiza mu bantu banyakwaje abantu bumvaga ashaka kuzakorera Imana kubera nakubonyemo ibikorwa byinshi ushaka kutubwiraho gatoya Rose ndashaka ko abantu bibuka Rose nabonye yantumye nkunda Imana icyambere ari umujene nkakuntu ukora cyane babwira abantu kugira ngo bateze amatsiko kuko kugira ngo tubwire wa muntu gukora kwe hari icyo bimarira uwicaye mu ntebe akiri muto nkanjye naraje ngikizwa nkakubona ucuranga nkakubona uririmba nkakubona ugira amateatri nkavuga wow icyama nanjye nkagira hariya hantu ushobora kubwira umuntu ko agomba kuva hasi mu buryo bwawe ni iki cyakwankubajije ntucike intege n'ubwo utashe muri quartier bacambara y'amapantaro gukorera Imana ni byiza yego ariko bimaze iki kumukizwa ku muntu w'umurokore niki wamubwira jewe ndibaza ko mbere na mbere Imana idukoresha uko turi nkuko nabivuze mbere uze uko uri Imana ntishaka ko uhinduka mbere iyo uje nyuma niho uhinduka niho rya jambo ryongera rikaza rigashimangirwa rivuga ngo uyobowe n'umwuka w'Imana niwe mwana w'Imana ntuzategereze idini rikubwire ngumva biju genda uhindura iki oya umaze gukizwa Imana yonyine niyo iguhindura amen urumva biju giye hari ikintu nakubwira uzi ko ushobora kwambara ikanzu ndende igera hasi imbere y'itorero imbere y'abapasiteri imbere y'abantu dusengera bakabona ko ndi umurokore sibyo ariko iyo kanzu nyambaye nkirata Imana igahita ikambwira ati Rose kuramo iyo kanzu ndende yitange yihekana kuko ituma wirata urumva ikintu Imana nkijije si cyo abantu bareba ni kirimo imbere kuko abantu bashobora kwibeshya ubu nashaka kureba gutya akagucira urubanza oya Imana ishaka rero uzukuri noneho Imana yonyine niyo iguhindura hama iby'umurimo rero umurimo w'Imana
batayari uko navuze mbere bayatayari gukoresha ikishaka mu gihe ishakiye. Icyo gihe rero kubera agiye nakundaga ibintu by'indirimbo, Imana yangiriye ubuntu impa ibintu byo kujya mu baririmbyi ndaririmba. Ikindi niga gucuranga. Maze kwiga gucuranga ibyo bintu nabikoreye twabikoresha, ndibuka ko hari group twatangije yitwa Jeune Fille en Réveil. Tukajya tuvuga ko natekereje ni ko ibi byose ndabifite ndi mu itorero biramariki, nkumva nshaka kujya hanze mbitange hanze ku bantu batazi, kandi Imana ikoresha ibyacu byose. Numvaga ukuntu meze uko biri kose, ningenda umuntu aravuga ati umukobwa ameze naragakobwa keza gatoya keza kandi ubu nashaje urumva. Noneho ibi bintu Imana ishobora kubikoresha. Dutangira groupe gutyo, ndibuka ko twari abakobwa bagera nko kuri 6, umwe ajya kuri basse, undi ajya ku ngoma, undi ajya kuri piano. Icyo gihe ndibuka ko ariho twese dutora uw'Imana yimaba umuyobozi wacu, then groupe tuyiha n'izina, tuyitwa nyuma gato niho twayihaye izina tuyita Ukuri Worship Team. Ndibuka ko icyo gihe Imana yadukoresheje ibintu bikomeye muri Kigali, kuko nta magroupe aramye yarahari. Matorero yose niko yarameze, harimo ayo makorari atandukanye, ariko tugira Imana iradukoresha muri ubwo buryo. Iyo groupe ndibuka ko Imana yadukoresheje ibintu byinshi, twajyaga amatorero atandukanye tukaririmba, tugakora ama concert atandukanye. Nyuma yaho rero niho ama louange na adoration yagiye avuka mu matorero yandi atandukanye. Ibyo rero turabishimira Imana. Hari n'abantu benshi baje kwigira kuri twebwe, bamwe bakaza twakorana ama repetition iwacu bakabitahana iwabo, abandi makabasangayo, ibintu nk'ibyo. No kuvuga ngo Imana yadukoresheje ibintu byinshi. Ikindi kintu Imana yankoresheje atari gihe nyine ndi muri bo Imana yakoresheje ni ibintu by'amadrama. Drama ukuntu yaje muri jewe, nakundaga kuramya, ariko muri ko kuramya kwanjye nkasanga nazamuye amaboko ndi gushima Imana, nkasanga numva nagenda. Urumva nkafata igitambaro nkumva nakwiruka itorero ryose nyizunguruka ngira gutya, numva bindimo ndabaye ko president w'igihugu cyangwa umuyobozi mukuru w'igihugu agiye kuza ahantu, abakecuru bahaguruka bakabyina, abantu bose ibintu byose bafite bakabikoresha kugira ngo bereke ko bamwishimiye. Kubera iki mu Mana nta kintu twakora kimeze gutyo? Ubwo natangije ntavuze byinshi, ubwo nahise n'umuntu twabisangiye mbimubwira bitaranaba, yitwa Mugisha, yaririmbaga nawe yari umuramyi muri Assemblée de Dieu. Tubiganira bitararota kuba, ubwo genda ndatangiza. Noneho we abona iwabo haje abakoreya baje kuvuga ubutumwa barabyina. Abakumbe bya bintu bya Rose yambwiye bibaho. Urumva barabyina, yego sinababonye. Arangije araza arambwira ati Rose, uziko abantu babyina baje bya bintu wavugaga. Urumva ubwo we nawe ahita bitangiza iwabo, natwe tubitangiza iwacu muri Vivante. Ubwo rero uko twabitangiye, abana nigishije jewe muri Eglise uraze muri Vivante dufite harimo do yo kwigisha ibyo ufite ntubigumane, ukabiha abagenzi bawe kugira ngo niba utanahari bakomeze babikora. Icyo gihe nahise abo nigishije groupe natangiranye nayo bari abanyeshuri bajya muri internat bajya he, noneho mbashira mu mutwe ko nabo ari abigisha, ntibategereze ko ari nzajya nza kubigisha. Noneho bagiye mu mashuri nabo barabitanga. Nire turuva ntazi ukuntu byabaye, nire turuva byuzuye igihugu cyose cyuzuye kizidrama. Urumva iyo drama je numvaga akazi kayo ari kubyinira Imana wishimisha, then ikaba n'igikoresho cyo kuvuga ubutumwa kugira abantu bagarukire Yesu. Turumva hose ko wakoreshejwe imirimo myinshi, kandi na Vivante wabayemo yarabyaye abana benshi. Ndashima Imana ku bwa CV yawe, n'ubu uracyakora byinshi. Bakunze ibiganiro byacu twaganira byinshi. Uyu munsi twaganiriye kuri kote cyangwa se ku gice kivuga ku murimo w'Imana. Afite ubutunzi bwinshi bw'ibyo Imana yagiye mukoresha nabo bari kumwe. Ariko uyu munsi nagira ngo turangirize hano mu nkundire, tumubaze n'ibihe bintu bitatu ushobora kubwira abantu urangiza ureba kuri ya kamera
uvuge iby'Imana yagukoreye wumva utari gushobora kugeraho iyo udakizwa. Ikintu cya mbere navuga numva nari kuba ntakiriho, numva nari kuba narapfuye ntagira agakiza, ku buryo hari n'igihe nibaza abantu badakijijwe babayeho bati bivanye n'ukuntu mba mbona agakiza ariko kangiriye akamaro mu buzima bwanjye bwose bwo kwavuga buri munsi. Ikindi Imana yankoreye ubukwe, ntarakizwa numvaga nta bukwe nakora bivanye n'ibintu bitandukanye umuntu yagenda agahura nabyo areba, ariko Imana ishimwe maze kumenya agakiza nakoze ubukwe bwiza, mfite abana n'imigisha myinshi. Ndumva ibyo byose bikubiye mu by'Imana yankoreye, ni byinshi Imana yankoreye, kuko iyo ntagira Imana sinzi ko nari kuba nkiriho, sinzi ukuntu nari kuba meze. So muri byose nkubiyemo imigisha yose, nkubiyemo n'ibigeragezo ncamo nkabona ikiganza cy'Imana, ibyo byose ndabishimiye Imana kuko ni kubgayo. Ihabwa icyubahiro rero. Amen. Urakoze cyane Rose, utubwiye ubuhamya burimo ubutunzi bwinshi cyane. Ndizera ko hari umuntu wafashijwe uri gukizwa cyangwa se ushaka gukorera Imana arimo gutinya, ko twaganiriye cyane kuri urwo ruhande. Tuzongera tugutumire utubwire ibindi byinshi, tuzavuga wenda nko ku rushako rwawe ndabibakumbuje, muzagaruke cyane. Nagira ngo turangize dusenga, musabe azamura ijwi asenge, turangize ikiganiro cyacu. Mwakoze kandi kubana natwe. Data wo mu ijuru, turagushima ko uri Imana nziza, turagushima ko uri Imana igira neza. Imana twari hano tuvuga ubwiza bwawe, tuvuga ukuntu uri Imana ishobora gukura umuntu mu bintu bibi ikamwereka umucyo. N'ukuri uri Imana nziza wakoze, n'ukuri komeza ukoresha umukozi wawe, komeza umuyobora kugira ngo ubutumwa bube bwinshi, abatari hafi abari kure bose babwumve nk'uko ijambo ryawe ritubwira. Nuhabwa icyubahiro rero, komeza ubane natwe. Iki gikorwa turagisabiye umugisha Mana, pouvoya bahe ibikenewe byose kugira ngo kigende neza. Data mu ijuru wishire hejuru, ni wowe, ntaba ari twe, ntaba ari abandi bose bazaza hano, ahubwo aba ari wowe gusa. Uhabwa icyubahiro, ushirwa hejuru Mwami. Nuhabwa icyubahiro, turabigushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane Rose.